ngiye kugusuhuza nshuti mukundwa, wowe dusangiye ibyiringiro byo kuza kwa Kristo kutagitinze ahubwo kwegereje vuba cyane, ndetse akaba ageze ku rugi. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Rero nongeye kukwifuriza kugira ibihe byiza muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, umwanya twabonyemo yuko ari uw'ingenzi cyane, kuko ari wo mwanya Imana iba ishaka kutumenyeshamwo ubushake bwayo n'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Ni ukuri izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko mbere yuko dutangira, igihe turimo ni igihe gikomeye kandi ni igihe kidasanzwe gisoza amateka y'isi. Ni igihe buri muntu wese akwiriye kwiga ijambo ry'Imana kandi anazirizirikana cyane, kuko igihe kigiye kugera ijambo ry'Imana ntiribe ricyumvikana cyangwa ntiribe ricyumvirwa, bitewe n'uko kurirwanya nako kugenda kwiyongeranya muri iyi minsi iheruka isoza amateka y'isi. Kandi imirindi na nyiramubande z'ibyo bintu zatangiye kugaragara, ndetse birimo kwihuta cyane, ku buryo umuntu wese asabwa kwiga ijambo ry'Imana ubwe ku giti cye, atarindiriye kureba ku muyobozi we cyangwa se wenda ku mwigisha we cyangwa pasitoro we, ahubwo ukirebera ijambo ry'Imana unaryisuzumisha. Ndagusabira nkwinginga kugira ngo rero ube ari gushyira mu ijambo ryawe no mu mutwe wawe ibyo bintu by'ijambo ry'Imana, kuko nibyo bizakugirira umumaro kandi bizagufasha muri byose. Imana ihabwe icyubahiro. Ubu rero tugiye kwigana amagambo meza y'ijambo ry'Imana aboneka mu byanditswe byera. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo umuburo uheruka. Ndakwifuriza yuko Imana yadufasha kugira ngo tuze kumva neza icyo umwami yateguye kutubwirira mu ijambo rye. Imana ibidufashemo kandi ibidushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Ugize neza Data wera, Mana idukunda, tugushimiye ko tubashishije kuba tugiye kwiga ijambo ryawe, kandi tukaba tugiye kuryumva rivugana n'imitima yacu. Ubihimbarizwe. Ngwino bari wo rishimangira mu ntekerezo zacu, kandi ufashe imitima yacu kugira ngo irikomereremo muri iki gihe gisoza amateka y'isi. Duhe kugendera mu nzira zawe, ndetse tugendane nawe nk'uko ubishaka. Tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu, amen. Rero muvandimwe, nk'uko nari mbikubwiye, turi mu gihe gikomeye kandi gisoza amateka y'isi. Ariko mbere y'uko tukinjiramo, ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko hari ikintu kigomba kuba kugira ngo tubashe no kugera ku musozo w'isi, ndetse n'igihe cyo guhagarika ku ijambo ry'Imana kizagere hari icyakozwe. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba tugiye kwigana amagambo atubwira ngo umuburo uheruka, kandi ni amagambo meza cyane Imana yashimye yuko yatugirira umumaro niba koko tubikunze kandi tukaba tubikeneye muri twebwe. Ni ijambo rigiye kudufasha kugira ngo tuzamenye neza uko tugiye kubigenza mu minsi iri imbere, kuko ubwo ijambo ry'Imana rizaba rirwanywa, hari abantu benshi riramutse rirwanyijwe tutarize uburyo bwo gukora muri iki gihe giheruka mu kugeza abantu basonzeye ukuriho ubutumwa, turamutse tutarabikoze nk'uko bikwiriye, twazisanga bari kutubwira bati mwari mubizi, kuki mwari mubizi ntimutuburire. None rero muvandimwe, tugiye kwiga umuburo uheruka mu rwego rwo kugira ngo tubashe kumenya uko twitwara muri iki gihe gikomeye kandi gisoza amateka y'isi. Reka rero tujye mu Byahishuwe igice cya 18, niho tugiye guhera amagambo yo muri iki gihe tugiye kwiga, amagambo akomeye cyane atubwira uburyo tugomba gukora umurimo muri iki gihe gisoza amateka y'isi, n'uburyo abantu bose babasha kuburirwa, kugira ngo nibuze here kuzagira umuntu uvuga ngo sinari mbizi, ahubwo abantu twese tuzasangwe twiteguye. Niko gusaba kwa nyina ngusabira nawe ngusabira mu izina rya Yesu. Reka wumve uko Bibiliya itubwira. Ni mu irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye, Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga nizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi amahanga yo mu isi yasambanaga
nawo abami bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi n'ubutunzi bwawo no kudamarara. Hanyuma numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Aha rero niyo magambo tugiye kurebera hamwe, ni aya magambo ava ku murongo wa mbere w'ibyahishuwe akagera ku murongo wa 6. Niyo magambo tugiye kwigira hamwe. Ndakubwiza ukuri yuko Imana ishaka yuko buri mfuruka yose yisigerwaho, ishaka yuko buri ruhande rwose rugerwaho rukabwirwa ubutumwa, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ubutumwa bw'abamarayika batatu mu byahishuwe igice cya 14, yuko mu by'ukuri abo bamarayika batatu bafite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ariko noneho haza undi mumarayika. Uyu mumarayika aza yunga ijwi rye mu ijwi rya marayika wa 3, avuga ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye. Mu gihe ubutumwa bw'abamarayika batatu tubona mu byahishuwe 14, hari marayika wa mbere uvuga ngo utwigisha kuramya Imana no kuyihimbaza no kuyisenga, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Hakaba marayika wa kabiri utubwira mu by'ukuri ibyirimbuka nawe rya Babuloni. Hakaba na marayika wa 3 tubuza gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibi rero ni amagambo akomeye cyane ajyana. Ni nayo mpamvu noneho tugiye mu byahishuwe igice cya 18, aho nanone dusanga irimbuka rya Babuloni, tukabona marayika wundi uvuga ijwi rirenga. Kandi uyu marayika wundi uvuga ijwi rirenga, ndagira ngo nkubwire yuko iri jwi rirenga nyine niryo rikubiyemo ibintu byose, ni naryo rizatera impungenge abantu, bitume barwanya ubutumwa, bitumye barwanya ukuri, kutarwanyijwe n'abapagani nk'uko twabibonye mu byigisho twakoze. Bivuga ngo mu byigisho twakoze byatubwiraga yuko mu by'ukuri kwimura Imana kugomba kubanza kubaho mbere yuko Kristo agaruka. Uyu munsi hagomba kuvugwa n'ubundi butumwa bwa marayika wundi, aribwo bugereranywa n'ubutumwa bwa marayika wundi uguruka awumanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi ikamurikirwa n'ubwiza bwe, akarangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye. Uyu mumarayika we arushaho gushyira ahagaragara n'ibya Babuloni. Reka twumve icyo umuja w'Imana yabivuzeho mu gitabo cy'intambara ikomeye, ku cyigisho n'ubundi kivuga umuburo uheruka. Ndagira ngo tukige kandi tucyumve ibyo kivuga kuri ibi bintu, kuko ni ibintu by'ingenzi cyane muri iki gihe giheruka. Rero ni ibintu by'ingenzi cyane muri iki gihe giheruka, kandi abantu bazaba bagomba kubyiga, kuko ijambo ry'Imana ryanatumeneye ibanga ritubwira yuko ibintu abantu banze kwiga mu gihe cy'amahoro n'umutekano bazahatirwa mu kubyiga ngo mu gihe cy'amakuba n'umubabaro n'ubwihebe, ariko ngo icyo gihe nta n'ikintu bazaba babyiga ngo bibamarire. Abantu ngo bazicuza bati, iyo tuza kuba twarabimenye, natwe tuba twarize biriya bintu, tuba twaragendanye n'ijambo ry'Imana uko rivuga, ariko ngo igihe kizaba cyarangiye. Niyo mpamvu rero dusabwa kugira ngo ducungane n'igihe kandi tugendane n'igihe, kuko igihe kirihuta cyane kandi kirihutira kurangira. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Ni icyigisho cya 38 kivuga ngo umuburo uheruka. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe, arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Ubundi abantu bagomba gufatanya nabo bose bagomba no guhabwa ku byago. Kubera iki se Imana yemeye yuko abantu banifatanya nabo bazahabwa ku byago? Ni ukubera yuko mu by'ukuri uko izarwanya ubutumwa buheruka, ni nako n'abantu bazaba barifatanyije nayo byanga bikunze bagomba kuzarwanya ubutumwa.
rero muvandimwe, ndagira ngo usuzume neza iki gihe turimo, kuko ni igihe gikomeye cyane kandi ni igihe giteye ubwoba ku muntu wese. Umuntu wese akwiriye kwibaza ngo ese ni ukubera iki iri jambo rije nyine muri iyi minsi iheruka? Ni impamvu ki iri jambo rije mu minsi iheruka kandi rikaba rije rifite ukuntu rigiye kutubwira neza ibintu bigomba kubaho mbere yuko twinjira mu gihe cy'akaga? Kandi ni igihe koko kigiye kubaho bitewe nuko iri jwi rirenga tubwirwa neza mu byanditswe yuko ari ryo rigomba gutera byanga bikunza akarengane. Niryo jwi rigomba gukurura umwuka wo kurwanywa. Niryo jwi rigomba kwerekeza abantu mu kuramya Imana nyakuri kurenza uko abantu babitekerezaga. Ni nayo mpamvu ngo Satani atazigera ryihanganira, ahubwo azumva akwiriye kurirwanya uko byagenda kose. Rero ndagira ngo muvandimwe nkubwire yuko ibi bintu ni ibintu bigomba kubaho kandi ni ibintu bigaragara, kuko amagambo ari hano muri kino gitabo cyo kwitegura akaga gaheruka bavuzemo amagambo akomeye cyane. Ubutumwa buzamamazanywa kwizera n'imbaraga. Bavuga indi ngingo ikomeye ivuga ngo umurimo wihuta kandi ukorwamo ibitangaza. Bavuga indi ngingo nayo ikomeye cyane, baravuga ngo ibyiza bikomoka ku makimbirane. Ndagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri hari amagambo tuziga muri iki gitabo kandi ni amagambo meza cyane, amagambo rwose azakora ku mitima yacu niba tubishaka. Ariko baravuze ngo ni ubutumwa buzakurura akarengane. Ubutumwa buzakurura akarengane ni ubutumwa bwa marayika wundi, ubutumwa bugereranywa n'ijwi rirenga, nibwo butumwa buzakurura akarengane. Rero ubu butumwa buzakurura akarengane, ndagira ngo nkubwire yuko impamvu buzakurura akarengane imwe rukumbi ni uko rushyira hanze ibintu bigiye kugaragara cyangwa se ibintu bikomeye. Ni ubutumwa buvuga ibyaha bya Babuloni bubivuye inyuma. Ni ubutumwa buvuga uruhare rw'amareta mu gushyigikira idini, mu kurwanya abana b'Imana cyangwa se abakomeza amategeko y'Imana. Niyo mpamvu ari ubutumwa buzabyutsa akarengane. Kandi ubu butumwa buzabyutsa akarengane, ndagira ngo nkubwire yuko muvandimwe, aho uri hose uzabona yuko koko ibyo bintu ari ibishoboka, ndetse ibintu biba bifite ingero zifatika ku buryo umuntu wese aba afite ukuntu yabisobanura akurikije ibyo yabonye. Baravuze kuri page 424 muri kino gitabo cy'intambara ikomeye, baravuga ngo kugira icya cyigisho n'ubundi kitubwira ngo umuburo uheruka uhinduye ukajya ku rupapuro rwo hirya 424, aho batubwiye ngo isi igiye kuzagera mu gihe cy'akaga gateye ubwoba. Amahanga yose yo ku isi yifatanyirije hamwe kurwanya abakomeza amategeko y'Imana. Azatanga itegeko ry'uko abantu bose, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, imbata n'umudendezo, bazagendera ku migenzo y'itorero yo kuruhuka ku isabato y'ikinyoma. Abatazumvira iryo tegeko bazahanwa n'ubutegetsi, hanyuma bacirwe urwo gupfa. Ku rundi ruhande, itegeko ry'Imana ryerekeye umunsi w'ikiruhuko w'Umuremyi yashyizeho ugomba gukurikizwa kandi ukerekana umujinya w'Imana uri kubagomera ayo mategeko yayo. Ikibazo gishingiye aha. Umvaho ikibazo gishingiye. Ikibazo gishingiye aha. Umuntu wese ukandagira itegeko ry'Imana abikoreye kugira ngo yumvire itegeko ry'umuntu cyangwa se amategeko y'abantu, bizaba bihwanye no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Azaba yemeye kwifatanya n'ubundi bubasha yihitiyemo aho kumvira Imana. Umuburo uturutse mu ijuru n'uyu ngo umuntu wese uramya cya gikoko n'igishushanyo cyacyo, agashyirwaho ikimenyetso cyacyo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yasutse mu gikombe cy'umujinya wayo.
rero ijambo ry'Imana ritweretse yuko mu by'ukuri umuntu wese uhitamo kumvira ubutware bwose burwanya amategeko y'Imana, umuntu wese uhitamo kumvira ubutegetsi bushyiraho amategeko arwanya amategeko y'Imana, abikoreye kugira ngo yumvire ubutegetsi cyangwa se yumvire amategeko yashyizweho n'abantu, aho kumvira Imana, uwo nguwo bihita bimuhwanyirizwa no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Niyo mpamvu muri iki gihe giheruka abantu barasabwa kwitonda cyane, kuko iri jwi rya marayika wa gatatu nababwiye ngo ni ijwi rizakora ibintu bikomeye cyane, ni ijwi rizavuga ibintu mu buryo butigeze bivugwamo, ni ijwi rizavuga ibintu mu buryo abantu batigeze batekereza ko ryanavugamo, ariko rigomba kuvuga uko byagenda kose, kuko ijambo ry'Imana niko ryavuze, kandi rigomba kuvuga nta mupaka ubayeho. Hano barakomeza baravuga ngo nyamara nta muntu n'umwe uzagerwaho n'umujinya w'Imana keretse igihe azaba amaze kubona amahirwe yo kumenya ukuri mu ntekerezo no mu bwenge bwe, maze akakwanga. Aha rero ndagira ngo nkubwire ko wa muvandimwe we, nta muntu n'umwe uzigeragerwaho n'umujinya w'Imana ataranze ukuri. Hari abantu benshi batari babona amahirwe yo kumva ukuri kudasanzwe ko muri iki gihe, ntibigeze bahabwa umucyo w'ukuri ku ihame ryo gukomeza itegeko rya kane. Usoma imitima kandi akarondora intekerezo zose ntazarekera mu buyobe umuntu wese wifuza kumenya ukuri ku byerekeye intambara ikomeye, itegeko ryo kuruhuka ku munsi muhimbano ntawe rizatungura. Umuntu wese azahabwa umucyo uhagije kugira ngo abashe kwifatira icyemezo ubwe adahubutse. Rero niyo mpamvu ijwi rirenga rigomba kubaho, abantu kugira ngo bahitemo uruhande bahereramo. Umuntu amenye ngo ndajya mu ruhande rw'Imana cyangwa ndajya mu ruhande rwa Satani cyangwa se rw'inyamaswa, cyangwa se ndajya mu ruhande rw'amategeko arwanya itegeko ry'Imana. Nta muntu n'umwe rero ugomba kuzatungurwa. Impamvu y'ijwi rirenga ni ukugira ngo buri muntu wese aburirwe, kandi buri wese ahabwe umucyo uhagije. Nshuti muvandimwe, ndagusabira kugira ngo muri iki gihe cyo gutanga umucyo uhagije, naba ari wowe ubura, nanjye saba ari jye ubura, ahubwo twese Imana idufashe kugira ngo tuboneke. Hano barakomeza baravuga ngo isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira, kuko ariyo shingiro nyakuri y'intambara ikomeye. Ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bantu, nibwo hazabaho itandukaniro hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera. Ubwo kuruhuka ku isabato y'ikinyoma mu rwego rwo kubahiriza itegeko rya leta binyuranije n'itegeko ry'Imana rya kane, bikazaba ari indahiro yo kuyoboka ububasha burwanya itegeko ry'Imana. Kuruhuka ku isabato y'ukuri mu rwego rwo gukomeza amategeko y'Imana ni igihamya cyo kumvira Umuremyi. Igihe inteko imwe y'abantu yemeye ikimenyetso cyo kumvira ubutegetsi bw'isi, izahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa. Indi nteko y'abantu bahisemo impano yo kuyoboka ubutegetsi bwo mu ijuru, ishyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Rero igihe itegeko ry'Imana rirwanyijwe, ugahitamo kujya mu barwanya itegeko ry'Imana kwifatanya nabo, ugahitamo gukora nk'uko bakora, ugahitamo kugenda nk'uko bagenda, ndagira ngo nkubwire ko muvandimwe, wakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi igihe itegeko ry'Imana rishyizwe ahagaragara kugira ngo umuntu wese aryubahirize, ukomeye n'uworoheje aryumvire, uyu muntu uryumviye nawe yakira ikimenyetso cy'Imana. Niyo mpamvu muri iki gihe nkubwira yuko abantu bagiye kuzahabwa ikimenyetso cy'Imana cyangwa se icy'inyamaswa. Ndagusabira nkwinginga kugira ngo uzahabwe ikimenyetso cy'Imana.
kuko umuntu wese utazahabwa ikimenyetso cy'Imana azakira ikimenyetso cy'inyamaswa. nta muntu uzajya hagati ngo avuge ngo ari icy'Imana ntacyo nshaka, ari n'icy'inyamaswa ntacyo nshaka. oya, umuntu wese azakira ikimenyetso byanga bikunze. ahubwo njye mfite ubwoba bw'umwanzuro ushobora gufata. ikimenyetso cy'Imana kigomba kuba gihari, n'ikimenyetso cy'inyamaswa kikaba gihari. buri rwego rwose, buri ruhande rwose rukaba rugomba kugira ikimenyetso rwakira. none se ko nta hagati hahari, urumva uzakira ikihe kimenyetso muvandimwe? barakomeje baravuga ngo kugeza na n'ubu ababwiriza b'ubutumwa bwa marayika wa gatatu bakomeje gufatwa nk'abaca ibikuba basanzwe. ubuhanuzi bwabo buvuga ko hari igihe leta zunze ubumwe za Amerika zizabangamira umudendezo mu by'idini. leta n'itorero byifatanyirize hamwe kurwanya abakomeza amategeko y'Imana, maze ubwo butumwa bugafatwa cyangwa se bugahinduka nk'ubudafite ishingiro n'ubudafite agaciro. byakomeje kuvugwa ko nta na rimwe icyo gihugu kizigera gihakana uko cyahoze kuva kera, ko kizakomeza kuba ku isonga ryo guharanira umudendezo mu by'idini. ariko igihe itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche rizahungabanya ahantu hose ibyo abantu bashidikanyije igihe kirekire kandi bakanga kubyizera, bizaba nk'ibibasatiriye, maze ubuhanuzi bwo mu butumwa bwa marayika wa gatatu bugire ingaruka butigeze bugira mbere hose. reka nkubwire yuko ibi ni ibintu bigomba kubaho, idini na leta bikihuriza hamwe. ubundi ni ukuvuga ngo iburyo bw'idini na leta, amadini agomba gutora amategeko, aya mategeko bakayashyikiriza leta, leta zigashyira mu bikorwa ibyo amadini yazishyikirije. nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko urwiyunge rw'amadini nta kindi ruvuga. nujya wumva kwihuza kw'amadini ni uburyo bwo kugira ngo batore amategeko bashyikiriza leta, noneho leta ibone uko ibangamira abantu mu gusenga, ibone uko ibangamira abantu mu kuramya, ibone uko ibangamira abantu bitewe n'uko bazahita bashyiraho amategeko arwanya amategeko y'Imana. kabone n'ubwo bizaba byatowe n'amadini, kandi amadini avuga yuko akurikiza amategeko y'Imana. bizaba rero ari ibintu bitoroshye na buhoro. igihe cyose Imana yagiye ituma abagaragu bayo kwamagana icyaha mu batuye isi ndetse no mu itorero, ariko abantu bifuza kumva ibinogeye amatwi yabo. umva nawe aya magambo ngo Imana iyo yatumaga abantu kwamagana icyaha mu gihugu ndetse no mu itorero, abantu bagiye barwanya uwo mwuka wabaguje urwanya icyaha haba mu gihugu no mu itorero, ngo kubera yuko abantu bifuza kumva ibinogeye amatwi yabo. ubu biba bitangaje kumva ukuntu ubutumwa buba bugomba kuvugwa, ndetse bikagera n'igihe abantu badashaka kubwumvira. rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko ngo abantu bagiye bifuza kumva ibinogeye amatwi yabo aho kugira ngo babe bakumvira ijambo ry'Imana, maze ntibishimire kumva ukuri kutabasheshenga. ubu hagomba kubaho igihe abantu bavuga ukuri gushyeshyenga abandi gusa. ukuri kuboneka mu ijambo ry'Imana, ubuhanuzi bugahagarikwa kwigwa, ubutumwa bwiza bukora ku mitima ku buryo umunyabyaha yumva akeneye Imana bugahagarikwa. muzumva yuko hariho ibintu byo kuvuga ngo abantu ntibakwiriye kwigisha ibintu bitera ubwoba, abantu ntibakwiriye kwigishwa ibintu bibakora ku mitima ngo bikangura amarangamutima yabo, ndetse ngo abantu ntibakwiriye kubwirwa ibintu bikomeye cyane bibaremerera. ndagira ngo nkubwire yuko abantu kuva kera bifuzaga kumva ibintu binogeye amatwi yabo. abantu benshi bifuzaga, abantu bose barwanya ukuri bahoze bishimye bumva, bagashaka kumvira amagambo abasheshenga gusa, ariko ukuri ntikugomba kugira igihe na kimwe kwigera kugira abantu gushyeshyenga, bitewe n'uko ni ukuri kwavuye mu ijuru kandi kugomba kuvugwa uko kuri. baravuga ngo abagorozi benshi mu itangira ry'umurimo wabo bafashe icyemezo cyo kujya bitonda mu gihe bamagana icyaha mu itorero no mu gihugu. bizeraga ko baramutse bagendeye ku cyitegererezo cy'imibereho nyakuri ya gikristo babasha kugarura abantu
ku mahame ya Bibiliya, ariko Mwuka w'Imana yabazagaho nk'uko yazaga kuri Eliya akamuha imbaraga zo gucyaha ibyaha by'umwami w'umugome n'iby'ubwoko bwari bwaragiye mu buhakanyi. Ntibashoboraga kwibuza kubwiriza ibyo Bibiliya ivuga ku mugaragaro. Amen. Ari byo mahame bari baratinye kugaragaza. Bumvaga bahatirwa kubwiriza ukuri bafite umwete mwinshi no kwerura abanyabyaha ko hari akaga kabategereje. Rero ndagira ngo nkubwire yuko aba bagorozi nabo bagiye bahura n'ikibazo cy'uko iyo babaga bari kuvuga ukuri nk'uko kuri muri Kristo Yesu bararwanywaga, ariko noneho ngo bafata icyemezo cyo kuvuga bati reka tujye dukoresha imico yahindutse, reka tujye dukoresha ahari wenda uburyo ki twagira imico myiza nk'uko n'ubundi tuyifite muri twebwe tuyigaragarize n'abantu, noneho wenda bizabatera kumenya Bibiliya. Ariko noneho ngo ntibyashobokaga. Mwuka w'Imana ngo yabazagaho nk'uko yazaga kuri Eliya, Mwuka w'Imana ngo yabazagaho nk'uko yazaga ku bantu bakera, maze ngo nabo ntibabashe kwiyumanganya bagashiduka ibyo batinyaga kuvuga babivuze. Ariko bitewe n'uko abantu ngo bahora bumva bashaka kumva ibinogeye amatwi yabo. Mwibuke ko mu Batesalonika twasomye ngo abantu bazaba bumva bashaka kumva ibinogeye amatwi yabo, ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, ngo icyo gihe bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Iyo migani y'ibinyoma igiye kuzaza kandi abantu benshi bazayikurikiza kubwo kuyoba. Uko niko ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzamamazwa. Ubwo igihe kizagera, ubwo butumwa bubwirizwe mu mbaraga ikomeye, Uwiteka azakorera mu bikoresho byiyoroheje kugira ngo bifashe imitima y'aberejwe gukora umurimo we. Abakozi bakwiriye umurimo ni abazarobanurwa binyuze mu gucuncumurirwaho Mwuka Muziranenge, aho kuba babitorejwe mu mashuri. Iyi ngingo ngira ngo ubushize twanayikoze w'icyigisho, aho twabonye yuko basaba yuko umuntu wigisha iby'iyobokamana agomba kuba yarize kaminuza. Tubona yuko mu by'ukuri ngo ari ibintu bikwiriye yuko umuntu kugira ngo avuge ubutumwa bw'Imana yamuhaye ari uko agomba kuba yarize kaminuza. Ariko ibyo ntibikwiriye kudutungura, kuko na kera byahozeho. Tubona yuko mu gihe cy'intumwa Petero na Yohana, igihe bari bamaze guhagurutsa ikirema, umutambyi mukuru yazanye n'abasadukayo n'abafarisayo, ngo barangije Yohana na Petero bababwirije bakorwa ku mutima, ariko ngo bibuka yuko batigishijwe. Icyakora ngo bibutse yuko bari barabanye na Yesu. Rero muri kiriya gihe hariho kaminuza yasohoraga abantu b'intiti mu by'iyobokamana, yabwirizaga abantu, yari yobowe n'uwo bita Gamariyeli. Gamariyeli niwe wari umwigisha mukuru mw'iyo kaminuza yasohoraga abantu bigisha iyobokamana. N'uyu munsi nicyo kintu kigomba kugaruka, ariko umva uko ijambo ry'Imana ryavuze abantu bazamamaza ubwo butumwa uko bameze. Uko niko ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzamamazwa. Ubwo igihe kizagera, ubwo butumwa bubwirizwe mu mbaraga ikomeye, Uwiteka azakorera mu bikoresho byiyoroheje kugira ngo bifashe imitima y'aberejwe gukora uwo murimo. Abakozi bakwiriye umurimo ni abazarobanurwa binyuze mu gucuncumurirwaho Mwuka Muziranenge, aho kuba babitorejwe mu mashuri. Abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza ayo magambo bahawe n'Imana. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko ntabwo uyu murimo ugomba kuzakorwa n'abantu babyigishijwe cyangwa se babiherewe impamyabushobozi z'ibigaragara bazihawe n'abayobozi b'iby'iyobokamana. Wapi! Ntabwo ari abantu bazajya kubyigira mu mashuri nk'uko benshi oya, ahubwo ni abantu Imana izirobanurira binyuze mu gucuncumurirwaho Mwuka Muziranenge. Ntabwo ari abantu babitorejwe mu mashuri, ntabwo ari abantu babifitiye impamyabumenyi, oya, ni abantu bonyine bazarobanurwa binyuze mu gucuncumurirwaho Mwuka Muziranenge. Abo ngabo nibo bantu bagomba gukora ijwi rirenga, nibo bantu bagomba kuvuga ubutumwa buheruka. Umva, wabishaka utabishaka bazabuvuga,
kuko inzira bazabuvugamo tuzayivugaho neza, kandi n'ukuntu buzakorwa nabwo tuzabivugaho neza, ku buryo uyu munsi bizacanga abantu bakagira ngo ibintu niko byahoze, nyamara ibintu byaramaze guhinduka. Kandi iterambere ry'umurimo rirakomeje cyane. Uko niko rero ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzamamazwa, ubwo icyo gihe kizagera bugahinduka noneho ijwi rirenga. Baravuga ngo abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bazumva batwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza ayo magambo bahawe n'Imana. Icyo gihe ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ahagaragara. Ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta ahatira itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana, ikwirakwira rwihishwa ry'inyigisho z'imyuka iyobya, imbaraga z'ubupapa zikomeza gukora bucece, byose bizatwikururwa bishyirwe ku mugaragaro. Kubera iyi miburo ikomeye, abantu bose bazakangarana. Abantu ibihumbi n'ibihumbi batigeze bumva ubutumwa nk'ubu bazabutegera amatwi, bazumirwa bumvise ubuhamya buvuga ko Babuloni ari itorero ryaguye kubera ibicumuro n'ibyaha byayo, no kubwo kwanga ukuri yahawe gukomotse mu ijuru. Ubwo nibwo abantu bazasanga abayobozi babo bafite ishyushyu ryo kubasobanuza bati, ese ibi bintu ni ukuri? Ababwiriza babo bazabasubirisha amagambo y'amahimbano nk'uko babamenyereje, babashukashukishe ibibanezeza kugira ngo bagushe neza imitima yabo izaba ifite ubwoba, kandi bagushe neza intekerezo zabo zizaba zabahagurukisha. Ngo aba babwiriza babamenyerereje amagambo y'amahimbano, aba babwiriza bamenyereye kubabeshya, bazongera bashaka ukuntu bababesha bababwire yuko mu by'ukuri ibi bintu atari Imana byavuyeho. Ni amagambo tuzagarukaho tukayiga neza, tukayacukumbura ijambo ku ijambo. Ariko muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko igihe turimo ni igihe gikomeye cyane, ni igihe kigomba kurangira gihagaritse ubutumwa, ni igihe rwose Satani arimo arwana ashaka kugira ngo ubutumwa bwere kurenga umutaru, ni igihe ashaka kugira ngo ahuzahuze abantu kugeza ubwo Kristo ahaguruka ku ntebe y'imbabazi abantu batarabutswe, maze bisange bagomba kurimbuka byanga bikunze. Nshuti muvandimwe, amategeko y'Imana agomba kumvirwa uko yakabaye, n'amategeko y'abantu akumvirwa n'abantu nyine uko yakabaye. Ndagira ngo nkubwire ko uwumvira itegeko ry'umuntu wese, uwumvira itegeko ryashyizweho n'umuntu wese rirwanya itegeko ry'Imana, arakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi uwumvira itegeko ry'Imana wese arakira ikimenyetso cy'Imana. Mu isi igomba kuzabamo imigabane ibiri yonyine, nta mugabane wa gatatu. Ni umugabane w'abantu bumvira ijambo ry'Imana bakagendera mu kuri kwayo, n'umugabane wumvira abantu nk'uko byanditswe bibivuga, maze nawo ugakurikiza ibyo Imana idashaka. Ndagusabira nkwinginga kugira ngo rero wowe wumvire icyo Imana igusaba kandi ukurikize icyo Imana ishaka. Niko gusaba kwanjye nisabira, nawe ngusabira mu izina rya Yesu. Reka twongere duhombeke amaso, ducishe imitima bugufi, dusenge. Data wera, Mana idukunda, turagushimye cyane kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi rutarondoreka. Tugushimiye ijambo ryawe tugejejeho, ubihimbarizwe. Tubonye neza ibintu bigomba kubaho muri iki gihe giheruka gisoza amateka y'isi. Tubonye yuko ndetse n'ukuri kwawe kutazumvirwa, kandi abantu uzabukoresha ari wowe uzaba wabirobanuriye, wabonye yuko bakwiriye uwo murimo. Ariko tugushimiye yuko uzakorera mu bantu rwose bagushaka kandi bakubonye, kugira ngo bafashe n'abatarakubona kukubona. Rero ubihimbarizwe. Turakwinginze ngo iri jambo ryawe rinyure imitima yacu kandi rikomeze kuyubaka, ridusenye mu ikibi ritubake mu icyiza. Tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu, amen.